Ladies gentlemen, Clarence Sport TV iragutembereza mu mujyi udasanzwe wa Nyirangarama. Reba uko uba umeze ku mugoroba. Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ruba ruhaza rufasha umuhanda werekeza Musanze, umujyi w'ubukerarugendo, izindi zikomeza Rubavu. Ni umujyi mutoya ariko ukubiyemo ibintu byinshi kandi bifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo uhageze utangazwa no kubona imodoka yawe igize ikibazo ikaba yahita ibona ahantu bayikora ku garage, ngira ngo urahabona. Uramutse uhageze ukarwara tubona ivuriro Life Lines Clinical. Ku bijyanye no kubaho bafite ibijyanye n'ama coffee shops, arahari amalimentation yo guhahiramo ndetse n'ibindi. So ni umujyi mutoya ubona ariko ukubiyemo ibintu byinshi. Ushobora kuhagera ukeneye amafaranga, uhita ubona banki ya Kigali, ari abantu baje kuri Beka, ushobora kuhakatishiriza imodoka, amatike, amagence atandukanye harimo Virunga, Different International, Shalom ndetse n'izindi zose. Ushobora kujya ku mipaka itatu, ushobora kujya ku mupaka wa Gatuna unyuze Ibyumba mu mujyi, ushobora kujya ku mupaka wa Cyanika unyuze Musanze mu mujyi, ushobora kujya ku mupaka wa Kongo unyuze Rubavu. Uku niko rero ubuzima bwa Nyirangarama bawumeze. Ushobora kuhagera assurance yagushyiranye ugahita winjira muri Sanlam ugahita ugura assurance y'imodoka, ubuzima bugakomeza. Kunguku niko amamodoka manini abahinjiye. Turabona iriya company ni Litico. Muri rusange ni umujyi utangaje kandi ubona ari mwiza cyane. Serivisi nyinshi zirahari. Ushobora kogesha imodoka, ibyo bita washing car cyangwa washing car, ibinamba mu Kinyarwanda. Nguko rero umujyi uteye, urujya n'uruza rw'abantu ku mugoroba. Muri rusange ni umujyi mutoya ariko utangaje cyane. Rero niyo mpamvu Clarence Sport TV iba yagutembereje kugira ngo ikwereke ibidasanzwe mu ijoro rya Nyirangarama. Ubu ugira ngo ni taxi park zizwi nka Nyabugogo, taxi park ya Musanze. Urujya n'uruza rw'abantu ni uko ruba rumeze. Muri rusange ni umujyi w'amayobera. Abenshi bakunda kutazira ngo ni Paradise Town. So rero muri rusange ni uko ibintu biba bimeze. Clarence Sport TV iba yabazanye kugira ngo mwihere amaso. Ushobora kwigurira, nkanjye nkunda gufata ka kofi. Urabona nka kano kazu karimo kaza naho bakorera amakofi. Ushobora rero kugenda ugahita ubona ibidasanzwe. Izo ni long vehicle cyangwa imodoka nini zitwaye ibinyobwa bya Bralirwa biba byerekeje ahantu hatandukanye. Izo rero muvoma z'umujyi wa Nyirangarama. Muri rusange abantu bakunda kuvuga ngo ni umujyi w'amayobera cyangwa se Paradise Town. So serivisi zose rero ziba zihari, iz'ubuvuzi, iz'amabanke. Ushobora kuhagera imodoka yawe yanduye ukabona ikinamba, ushobora gukatisha amagence ukabona tiki igutwara ku mipaka itatu itandukanye mu bihugu bibiri. Ubuzima rero Nyirangarama nuko biba bimeze. Clarence Sport TV rero nakagaruka tujye tubana tubabwire byinshi. Ikindi ushonje, hari restaurant bita Kimaranzara, ushobora kugenda ukaba wafata ifunguro ryawe bakagukora take away, kandi bagira n'ibiva kwa Mucoma, ari byo bakora nka fast food, ku buryo imodoka zihagarara abantu bakabona serivisi mu bijyanye n'ubuzima, ugasanga ibintu biraryoshye. So rero Clarence Sport TV kuri uyu mugoroba bari turi kuri Nyirangarama, uko muri kuhareba. Tuzongera dushaka undi mujyi tubatemberezemo wa Rubavu, aho tuzaba tubereka uburyo abantu ku mazi baba bameze baryohewe n'ubuzima. So muturikinge, mukore share kandi mukore subscribe. Clarence Sport TV nakagaruka. Bye bye.